nguhaye ikaze we wahisemo gukurikira Zara Magazine. Nimba uri mushya kora subscribe kuri ino channel yacu kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Jewe ndiremera Gaeta nk'ibisanzwe. Ngira ngo rero uyu munsi ngiye kubabwira abahanzi navuga yuko batengushye abakunzi b'umuziki nyarwanda cyangwa se batengushye ababagiriye icyizere mu bihe bitandukanye. Ngira ngo nabahanzi binjiye mu muziki nyarwanda mu bihe bitandukanye, ariko iherezo ryabo cyangwa se kuri ubu tuvugana kondisiyo barimo navuga yuko ari imwe. Navuga yuko batari kugaragara mu muziki cyane ugereranyije nuko byari bimeze mu myaka yashize. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi witwa Victor Rukotana. Ngira ngo uyu ni umuhanzi winjiye mu muziki nyarwanda agaragajwe n'umuhanzi witwa Uncle Austin, ndetse anatangira ari muri rebo ye, nyuma za kuyivamo yagiye akora indirimbo zitandukanye nka warumagaye n'izindi. Ariko uyu ni umuhanzi abakunzi b'umuziki nyarwanda bakunze kumvikana bavuga yuko uburyo akoramo umuziki n'ibyo baba bamwitezemo bidahuye. Navuga yuko numwe mu bahanzi abanyarwanda bari bafitiye icyizere cyo kugera kure no gukora umuziki ku rwego rwo hejuru, ariko imyaka ibaye myinshi ubona urwego rwe rutava aho, ubona urwego rwe rutazamuka se cyangwa adaha abanyarwanda ibyo bari bamutegerejemo. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi witwa Khalfan. Ngira ngo Khalfan ni umuraperi abantu bajya kumumenya cyane ni igihe Tuff Gang yari yarasenyutse maze Jay Polly ajya ku ruhande yegeranya abasore aravuga ngo agiye gukomeza itsinda rya Tuff Gang. Icyo gihe bakoze indirimbo imwe muri abo basore rero harimo n'umuhanzi witwa Khalfan. Nyuma yagiye akora indirimbo zitandukanye ndetse aza no kujya muri Primus Guma Guma Superstar yitwara neza. Ngira ngo muri icyo gihe Khalfan yari umwe mu baraperi bameze neza cyane cyane yuko abenshi mu baraperi muri icyo gihe basaga nkaho batari gukora. Uyu musore kenshi yumvikanaga avuga yuko agiye gupfubura hip hop nyarwanda, ko abamubanjirije bayipfubije, ariko banza nawe yagiye kuyipfubura apfubana nayo, kuko uyu munsi ni umwe mu bahanzi wavuga yuko imikorere yabo icumbagira, yaba mu gusohora indirimbo no kwitabira ibitaramo. Navuga yuko ni umwe mu bahanzi batari kugaragara. Ku mwanya wa 8 turahasanga umusore cyangwa se umugabo witwa Umutare Gabi. Uyu ni umwe mu bakoze umuziki, akora indirimbo nyinshi harimo nka Ntunkangure, True Love, harimo Urangora n'izindi abantu bagiye bakunda cyane. Mu gihe yari atangiye kwigarurira imitima ya benshi ndetse atangiye gukundwa na benshi, yagize utya akora ubukwe ahita yerekeza mu gihugu cya Australia, ari naho aba uyu munsi n'umuryango we. Kuva Umutare Gabi yashyingirwa se cyangwa yakora ubukwe, amaze gusohora indirimbo imwe gusa yitwa Umuntu, nayo yisohoye ejo bundi rwose umwaka ushize. Navuga yuko ni umwe mu bahanzi batengushye abakunzi b'umuziki nyarwanda bigendanye n'impano bamubonagamo ndetse n'icyizere bamubonagamo cyuko ashobora kugeza umuziki nyarwanda kure, ariko adateye kabiri aba arawuhagaritse. Mwibutsa yuko Umutare Gabi ni mukuru w'umuhanzi witwa Andi Bumuntu, kuri ubu wabaye n'umunyamakuru kuri Kiss FM. Ku mwanya wa 7 turahasanga umuraperi witwa JC. JC yinjiye mu muziki nyarwanda mu gihe navuga yuko injyana ya hip hop yari ishyushye, mu gihe itsinda rya Tuff Gang ryari ririmo rica ibintu. Nibwo uyu musore yinjiye muri muzika nyarwanda, yagiye akora indirimbo zitandukanye, ariko iyo aheruka gukora yitwa I'm Back. Iyi ndirimbo ayikora yari amaze igihe kinini atagaragara mu muziki nyarwanda, aza kugaruka avuga ko agarutse koko akora indirimbo yitwa I'm Back. Abantu benshi barayikunda baravuga ati n'ubundi JC aragarutse, ariko bidateye kabiri abantu bahise bongera baramubura. Kugeza na nisa JC umuntu yavuga yuko ni umwe mu bahanzi batari kugaragara muri muzika nyarwanda, ariko abantu bakundaga cyangwa se babonagamo icyizere cya hip hop nyarwanda, ariko nawe nyine arabatenguha nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi witwa Queen Cha.
Quinca ni umwe mu bahanzi bamaze igihe muri muzika nyarwanda, ariko iyo uganiriye n'abakurikirana muzika nyarwanda bakubwira ko Quinca atarabamara inyota, bakubwira yuko Quinca atarabaha ibyo bamutegerejeho nubwo amaze igihe kinini muri uyu muziki. Quinca ni mubyara wa Safi Madiba, yagiye akora indirimbo zitandukanye harimo nk'indirimbo yitwa Kizimyamoto yanakoranye na Safi. Ni umwe mu bahanzi bari muri management ya The Man, ariko ni umwe mu bahanzi bakora umuziki navuga bigurunege. Kuri ubu Quinca amaze igihe kitari gitoya adashyira indirimbo hanze, yewe ni umuntu udakunze kugaragara cyane mu itangazamakuru, byanakugora kumenya ngo Quinca aherereye mu biki muri iyi minsi cyangwa aherereye he. Gusa mu minsi ishize nabonaga amafoto ye ari ku mugabane w'Uburaya, ariko navuga yuko ni umwe mu bahanzi batengushye abakunzi b'umuziki nyarwanda, kuko byinshi bari bamutegerejeho, ubuhanga bamubonagamo n'ubushobozi bwo gukora umuziki nyarwanda navuga yuko batabimubonyemo. Ku mwanya wa 5 turahasanga umusore witwa Green P. Ni umwe mu bari bagize itsinda rya Tuff Gang, ni umwe mu bantu navuga yuko bakoze revolution mu muziki nyarwanda, bafata injyana ya hip hop bayitereka ku ntebe. Yagiye akora indirimbo nyinshi, yaba izo yakoranye na Tuff Gang n'izo yakoze ku giti cyiwe, ariko urebye uburyo umuziki we wagenze, uburyo yagiye awukora mu bihe bitandukanye n'uko ahagaze uyu munsi muri muzika nyarwanda, ni umwe mu bantu navuga yuko batengushye abanyarwanda cyangwa se abakunzi b'umuziki. Green P ni umwe mu bantu umuntu wese muzaganira azakubwira yuko Green P ni umwe mu baraperi bazi ikintu cyitwa guflowinga cyangwa se kugendera muri beat cyangwa se kurapa. Ni umwe mu bahanzi umuntu azakubwira yuko bandika neza, ariko batakoze umuziki ku rwego abantu bamwifuzagaho se cyangwa bamubonagaho. Niyo mpamvu nawe tumusanga kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 4 turasanga umuraperi witwa Diplomat. Ni umwe mu baraperi binjiye muri uyu muziki azana itandukaniro, aho yakoraga hip hop ariko wumva igaruka ku mateka cyane. Abenshi batangiye kumwita Snoop Dogg bitewe n'uburyo ya flowingagamo, ariko ugasanga imyandikire ye irimo ubuhanga bukomeye, irimo ubumenyi bw'isi n'amateka. Abantu baravuga ati nguyu muraperi ugiye kugeza hip hop nyarwanda ku rwego mpuzamahanga, ariko nawe kugeza izi saha navuga yuko ni ugusohora indirimbo imwe akagenda akamara imyaka 2. Navuga yuko ni umwe mu bantu batengushye abakunzi b'umuziki, kuko urwego babonaga Diplomat azageraho se cyangwa azagezaho muzika nyarwanda, Diplomat ntago yigeze abikora. Ku mwanya wa 3 turahasanga umuhanzi witwa Gisa Cyinganzo. Ni umwe mu bahanzi binjiye muri uyu muziki, yagiye akora indirimbo zitandukanye. Gisa yatangiye akorera muri studio ya Narrow Road, bwo yakoreragamo producer witwa Piano, akora indirimbo zitandukanye. Abantu baravuga ati u Rwanda rufite impano, abantu baravuga ati uyu muhungu agiye gukora umuziki. Bidateye kabiri Gisa Cyinganzo abantu batangira kumva ngo ni umwe mu bahanzi ibiyobyabwenge bimereye nabi, yewe aza no gufungwa azira ibiyobyabwenge. Arasohoka abwira abantu yuko yisubiyeho agiye gukora umuziki nyarwanda, ariko kuva icyo gihe kugezana n'ubu Gisa Cyinganzo navuga yuko ni umwe mu bahanzi baburiwe irengero, kandi barabonwagamo impano ikomeye cyane no kuba bazakora umuziki ku rwego rwo hejuru. Uyu muhungu nawe navuga yuko ari umwe mu bahanzi batengushye abakunzi b'umuziki. Ku mwanya wa 2 turahasanga umuhanzikazi witwa Marina. Ushobora kwibaza ngo ese Marina akagikora indirimbo, kaheruka no gusohora indirimbo yitwa Shawe, ko nyuma yaho yanasohoye indirimbo ari kumwe na John. Kubera iki Marina agaruka kuri uru rutonde? Impamvu Marina aza kuri uru rutonde nuko ni umwe mu bahanzikazi baje bakora umuziki, abantu baravuga ati Butera Knowless agiye kubona umuntu umukorera mu ngata. Marina yakoze umuziki, abantu bavuga ati uyu mukobwa afite impano, yewe abantu batangira no kumugereranya n'abahanzi bari babimazemo igihe nka ba Charina Nina na ba Butera Knowless. Abantu baravuga ati Marina rwose agiye kubasiba, Marina niwe ugiye gufata idarapo
rya muzika nyarwanda mu bagore, ariko urebye urwego ariho uyu munsi, umuvuduko ari gukoreraho umuziki we n'ibyo abantu bamubonagamo mu myaka ishize, navuga yuko Marina ni umwe mu bahanzi batengushye abakunzi b'umuziki nyarwanda, kubera ko icyizere bamugiriye, impano bamubonyemo n'icyo bari bamutegerejeho kugeza iyi saha, navuga yuko ntabwo barakibona. Navuga yuko abakunzi b'umuziki nyarwanda baracyafitiye inyota uyu mukobwa. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuhanzi witwa Amaron yaraje akora indirimbo zitandukanye, abantu barazikunda cyane. Yakoze indirimbo nyinshi, Imanga, yakoze by'ukuri, yakoze indirimbo nyinshi cyane, abantu barazibuka, abantu baravuga ati uyu muhungu afite impano mu njyana by'umwihariko ya dancehall, afro. Ukabona yuko arakora indirimbo nziza, yigarurira imitima y'abatari bake, yagira abafana benshi mu gihe gitoya, ariko bidateye kabiri Amaron ababuriwe irengero, abatandukanye na label ya 1K Entertainment yari yamuzanye. Amaron tuba tumuburiye irengero gutyo kugeza iyi saha. Navuga yuko ni umwe mu bahanzi bigoye kumenya amakuru ye, ni umwe mu bahanzi batari gukora umuziki ku rwego rwiza, batari gusohora indirimbo nk'uko yakoraga. Navuga yuko Amaron ni umwe mu bahanzi batengushye abakunzi b'umuziki nyarwanda bidasubirwaho. Wenda sinzi, wenda azongera yikubita agashyi yongere agaruke ku rwego rwe, ariko kugeza ubu tuvugana Amaron ni umwe mu bahanzi batengushye abakunzi b'umuziki nyarwanda, kuko ibyo bamubonagamo, impano bamubonagamo, navuga yuko ntabwo yabikoze. Ngira ngo rero ngurwo urutonde rw'abahanzi 10 umuntu yavuga yuko batengushye abakunzi b'umuziki nyarwanda n'abakunzi babo muri rusange. Iyi ngiyi ukurikiye iracyari Zara Magazine, nge ndiremera Gaeta. Kora subscribe nimba uri mushya kuri ino channel yacu kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao.